Ni Ismael Mwanafunzi, murakoze kumpa ijambo. Uyu mukobwa naramukunze ndamukwa, none birangiye murongoye. Ibi ni abantu benshi batiyumvishaga ko bishoboka. Hari miliyari z'utunyangingo twanjye n'utwe byahuye bikantegeka ko muhora iruhande. Ibyo byose byabaye kubera urukundo. Urukundo ni iki? Urukundo ni uguhobagira k'umutima ukabonaho umuntu ibyo abantu batamubonaho. Bivuze ngo nimba afite amabinga njye mubonamo fosete. Iby'ubukwe ndabona birangiye, njye nawe tugiye muri wagwani. Wagwani ni iki? Wagwani nibyo atabonaga iwabo akaba aje kubishaka iwanjye. Inyama, ifiriti, inzoga n'ibindi. Ibyo akabona ko bidahagije, akifuza ko yagumana nanjye tukajya dukora wagwani. Hari miliyaridi z'utunyangingo twanjye n'utwe bizahura, hakaba hazavamo undi muntu. Bivuze ngo nimuza mu rugo mugasanga turi batatu, ntimuzagire ngo uwo muntu wa gatatu tuzaba twaramuguze, ahubwo bivuze ko tuzaba twarakoze wagwani. Ntababeshye, ni ubwa mbere ngiye gukora wagwani. Ushobora gutekereza ngo ubwo ari ubwa mbere agiye gukora wagwani ntibigiye kumunanira. Ibyo si byo. Ntabwo ari imodoka ngo birasaba perimi, cyangwa mudasobwa ngo birasaba ijambo banga. Ahubwo ni amarangamutima y'umubiri ahura n'amarangamutima y'undi muntu, hakavamo ubushagarira no kwifuzanya, bikarangira umuntu ashyize ikintu ahantu. Mushobora kuba mwataha, abatumiwe n'abatatumiwe. Abarinze umutekano murinde neza, abatumiwe bataza gucyura ibikoresho bimwe na bimwe, amasahani cyangwa amavide. Uyu yari King Marisi mu ijwi rya Ismael Mwanafunzi guturuka Keberi. Ciao.